Ijambo ry'Imana mu ikoranabuhanga, inyandiko ya mbere igice cya 3, ihumure ku batagira aho baba n'abakene. Abatagira aho baba n'abakene ni benshi cyane mu bihugu bikennye n'ibiri mu nzira y'amajyambere, ariko nanone ubukene no kutagira amacumbi ni ikibazo gihangayikishije mu bihugu byateye imbere byo mu burengerazuba bw'isi. Ibiza kamere nk'imiyaga idasanzwe, imitingito, iruka ry'ibirunga, amapfa cyangwa imvura nyinshi, intambara n'indwara z'ibyorezo zigera ku bantu batandukanye bo hirya no hino ku isi. Iyo bikimara kurangira cyangwa bitanze agahenge, za leta zitandukanye n'imiryango mpuzamahanga bihutira gutabara no gufasha abarokotse gusubira mu buzima busanzwe. Hashinga ibigega bikegeranya amamiliyoni y'amadolari, ubundi bagatangira gukora inyigo y'ibikorwa bazayashoramo. Ugasanga amafaranga menshi ashowe mu gushakira ababishinzwe amacumbi n'amamodoka ahenze. Bagashyiraho amategeko n'amabwiriza bagomba kubanza kubahiriza n'ababishinzwe kugira ngo bakunde bafashwe nk'abagenerwabikorwa. Kubera kudasobanuka kw'amategeko n'amabwiriza, usanga habaho umubare munini w'abagenerwabikorwa batagerwaho n'ubufasha, bigatuma baguma mu bukene bukabije no kutagira aho bakinga umusaya. Ntiwasobanura ukuntu mu Rwanda Abatutsi barenga miliyoni bishwe mu gihe cy'amezi 3 muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, kandi hari ingabo mpuzamahanga zihuriye mu butumwa bwo kugorora amahoro bwiswe MINUAR. Ntiwakwiyumvisha ukuntu abantu bahora bicwa umusubirizo mu gace k'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi MONUSCO ihamaze imyaka isaga 20. Biratangaje kumva ko muri Libya hahora intambara n'ibibazo by'ubukungu, kandi bizi ko ubutegetsi bwaho bwakuweho n'umuryango w'igisirikare gikomeye wo mu burengerazuba bw'isi OTAN. Uko bigaragara, umururumba w'abantu n'ishyari nibyo bituma ku isi haboneka abantu benshi batagira amacumbi, baba mu bukene bukabije, kandi ijambo ry'Imana ridushishikariza gutanga tutitangiriye itama, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 11 ku murongo wa 25. Bibiliya ni igitabo cya kera, ariko kirimo inama zagufasha guhangana n'ubukene no kutagira aho kuba. Inama ya mbere: kwirinda kugira amadeni menshi atari ngombwa. Mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 22 ku murongo wa 7 havuga ko ugurijwe ahinduka umugaragu w'umugurije. Ubu ibihugu byinshi bya Afurika bibangamiwe n'umubare munini w'amadeni bifitiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, amenshi bayafitiye igihugu cy'Ubushinwa. Inama ya kabiri: jya wirinda gushora mu mishinga ishishikariza abantu gukira vuba. Mu Migani mu gice cya 14 ku murongo wa 15 havuga ko umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitondera intambwe ze. Hari abamara imitungo yabo bashora mu mikino y'amahirwe bakizezwa gukira vuba, ariko bikarangira babuze na duke bari bafite. Jya ukorana umwete kandi wirinde gusesagura. Mu Migani mu gice cya 23 ku murongo wa 21 hagaragaza ko umunyandanini n'umusinzi bazakena. Hari abantu bakora imirimo y'imvune nko kumena amabuye cyangwa gutunda imicanga, nyamara iyo bahembwe bakayanywera inzoga, bakabaho bakennye ubuzima bwabo bwose. Inama ya 4: jya wizera ibintu bishyize mu gaciro. Mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 30 ku murongo wa 8 n'uwa 9 havuga ko Imana yaguha ibintu bike bituma ugira amahoro n'ibyishimo, kuruta uko yaguha ubukire butagira amahoro n'umugisha. Abavugabutumwa n'abanyamadini bo muri iki gihe badukanye ubuhanuzi bwo kumvisha abantu ko bose bazaba abaherwe, bigatuma abayoboke babo bahorana imihangayiko n'umururumba. Inama ya 5: jya wibuka kwiteganyiriza muri bike ubasha kubona, kuko biritanga urugero rw'udusimba duto tubasha kwiyubakira amazu no guhunika ibizadutunga mu bihe bibi. Utwo dusimba ni ibimonyo n'imiswa. Byisomere mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 30 ku murongo wa 25 n'uwa 26.
ushobora gushyigikira uyu murimo w'Imana ukanda like, ugakora subscribe, ugasangiza abandi ubu butumwa bwiza ku mbuga nkoranyambaga zose, share. Kurikirana iyi gahunda buri gihe usobanukirwe na byinshi ku ijambo ry'Imana kandi usubizwe ibibazo byose wibaza binyuze mu ijambo ry'Imana.